Ndabasuje abanyarwanda, abanyarwandakazi n'abanyarwanda muri rusange, umuntu wese wagiye gutora igipfunsi hejuru. Ndizera ko buri muntu wese yatoye neza kandi yatoye umukandida yishimiye. Ubu nanjye ku itariki 14 naratoye, ariko abanyarwanda bari mu Rwanda ku itariki 18 babyukiye mu matora. Si itangazo ahubwo ni ibintu bisanzwe. Ibaze ko ku masite bamwe bazanye icyayi, abandi bakazana imineke, buri muntu akinjira afata akabombo, afata icyo ashaka, akinywera, akirira. Mbese nta kibazo cy'inzara mu banyarwanda, ariko ahandi hose batora bari kwitama amarira, barwana imigerari yose. Muri Kongo barasana ibiki n'ibiki, ariko mu Rwanda sha ibintu byose ni amahoro. Ndashimira buri muntu wese watoye ko yahisemo neza. Sigombye ngo mvuge ngo uwo natoye, ahubwo ibyo byose bizava mu majwi bazabarura, kandi bigomba kurara bibonetse, tukamenya aho buri muntu wese ahagaze. Muri rusange rero buri muntu wese akeye mu mutima, arakeye rwose. Ese andi mahanga yose yagiye aza akareba uko abanyarwanda batora, kuko reka twarize, dufite isomo mu buzima, dufite isomo aho twavuye. Nk'uko mubizi, njye mba muri Canada, twatoye kuri 14. Canada rwose ibintu ni byiza rwose, nubwo nkorera ikiganiro mu nzu rwose. Ushaka kujya hanze bati dore umusazi. Kandi ndabashimira abantu mwese mukomeje kubana nanjye kugeza amatora arangiye, tubonye umuperezida ugiye kutuyobora, agakomeza u Rwanda akaruteza imbere. Muri rusange byari bimbonye, nabibwamo, byari bimbonye. Ndabamenyesha rero ko njyewe ndi ka kajwi tucano, nkaba ngarutse mbwira abanyarwanda ngo igihe twabayemo cyari kinini, kandi imigambi ni ya yindi, ni ugukomeza guteza u Rwanda imbere, tukarukunda, tukaruha, rukaduha byose, rukaduha kwisanzura. Natwe abadiyasipora, natwe turisanzura, dufasha u Rwanda aho turi hose, tugatanga imisanzu, tukubakira abantu abatishoboye, u Rwanda turugire paradizo. Kandi mujya mwibuka munakore ka subscribe, nanda y'umujinya, subscribe sibaye